twese hari ahantu ushaka kugera ariko ugasanga hari ahantu ugera ugasanga biribanye kubera ukuntu wibona uburyo utekereza. Uyu munsi ndi kumwe n'umuntu ugiye kutuganiriza ese uburyo twibona hari uburyo bishobora kuba birimo kutugonga kugira ngo tutagera kuri za ntumbero dushaka kugeraho. Karibu mu kiganiro Dr. Murakoze cyane Fiona. Ese watwibwira kugira ngo abatubureba bamenye uburiwe? Ya nitwa Dr. Doreen Wiraniwe Inshuti. Ndi umumama, ndi umukansela, ndi umwarimu muri kaminuza. Ariko nyine ndi hano nagize amahirwe yo kuba invited na Fiona. Fiona ni umuntu nemera cyane, umuntu nifuza ko Imana igeza kure kuko afite ibitekerezo byiza. Amen. So rero turi hano nyine kugira ngo turebe icyo twafasha n'abandi bahoza bivuga. Thank you. Ese twahoze turimo kuganira tutaraza kuri set ko uburyo umuntu yibona muri we bishobora nkuko natangiye mbivuga bishobora kumudindiza kugira ngo atagera kuri rya terambere ashaka. Ese nubuhe buryo umuntu ashobora kubona ko mu by'ukuri mu buryo yibona ikintu twakwita mu cyongereza identity harimo ikihe kibazo? Hari ibimenyetso bya bihari? Yego. Ni ikibazo cyiza. Iterambere ni buri muntu wese akeneye iterambere. Yego. Ariko mu by'ukuri siko twese turigeraho kubera impamvu nyinshi. Rero wenda nkuko umbajije ku bijyanye na identity, nyirango identity wenda mu Kinyarwanda n'uwuriwe. Yego, kumenya uwuriwe. Rero kumenya uwuriwe kenshi biterwa naho nuko wakuze, nuko wabwiwe, n'uwo wiyiziho. Abantu benshi rero bagiye bakurira mu buzima butandukanye. Hari nk'umuntu wakuze bamubwira bati uri umunyabwenge, uri mwiza, uri gitangaza. Uwo muntu ni yakuze biramworohera kuko aba yarakuze bamuha icyizere cy'ubuzima. Hari undi rero ukura avuga ati wowe nta bwenge ugira, n'ishuri ryarakunaniye ubona zero. Cyangwa se wenda ugakurira mu buzima nabwo ubwabwo buguha uwuriwe. Tuvuge niba uri uvuke mu bukene buzakwereka nyine yuko ntaho uzagera. Niba wenda uvutse ufite izindi mpamvu wenda z'ubuzima, twahoze tuvuga ku bana bagize ibibazo wenda byo kuvuka badafite ababyeyi babo, nyine ugasanga hari circumstances uvukiyemo zikudefining cyangwa zikubwira uburiwe. Ibyo bintu rero igihe kinini bituma utagera kure, kuko hari ahantu ugera ukavuga uti ahantu ntabwo ari ahanjye, hariya ngewe I belong here. Urabona umwana wenda ushobora kuza bari invited mu rugo rw'umuntu, ariko kubera ko wenda azi ko wenda iwabo wenda nk'umubyeyi we wenda ari umuntu ukora wenda tuvuge mu rugo ari umukozi, akavuga ati ati ni kwa abana bo kwa boss, ngewe rero ntabwo abana bo kwa boss nkwiye kubajyamo ngo nyine none ukajya kubona ukabona ariheje. Cyangwa se wenda ukabona ahantu wakuriye ni mu buzima wenda butari bwiza, wagera nk'ahantu hakomeye ukavuga uti hariya ntabwo ari iwanjye, ntabwo ari ahantu hanjye. Icyo rero ibyo nibyo byagiye bituremamo abo turi bo. So nibyo twita nyine iyo tuvuga identity y'umuntu, wibona uti, wiyizi uti. Bamwe rero ndatwagira amahirwe yo kumenya ijambo ry'Imana. Twamenye ko twaremwe mu ishusho y'Imana, dufite ubwenge bw'Imana, dufite ubwo bushobozi. Icyo nacyo wenda kikabasha kugufasha uko wenda wibuildinga, ukavuga uti no, nshobora kuba naravukiye hano, nshobora kuba narakuriye muri ibi, ariko I know who I am. I am a child of God. Abana b'Imana rero ni iki? Ukuvuga ngo bahawe iyo capacity yo kwibuilding. Rero urumva iyo tuvuga identity tuba twarazihawe bitewe na situations, tuba twarazihawe bitewe nuko twakuze. Ngira ngo nicyo kintu nabivugaho. Shaka kugira ngo twumve umuntu ashaka kuba bireba akavuga ngo ibyo bintu ngeze ko numva uko nitekereza ntacyo bitwaye. Ese nibihe bimenyetso we yakwibonamo? Yego. Akavuga ngo ashaka kuba harimo ikibazo, uburyo identity yanjye imeze, nshobora kuba narabivanze. Nibihe bimenyetso tubwiye ikibitera? Okay, ikibitera of course identity iba built bitewe nuko wakuze, nibyo waciyemo. Noneho wenda wavuga uti ibi bimenyetso wenda ni icyambere wenda navuga ngo lack of confidence, kuba wenda wumva utifitiye icyizere ku buryo bashobora kubwira bati tubwire. Nk'uwenda urumva nk'umwarimu
ugera ahantu ukabwira umuntu tubwire ariko ukabona umwe aravuze ngo yango njyewe ntabwo mbizi ariko mu by'ukuri atari kuvuga ko n'abandi babizi ahubwo hari ushobora kuvuga ati genda byumva gutya kandi at the end of the day ukumva nta nubwo ari nabyo ariko ukabona afite confidence yo kuvuga uko abyumva kandi nanjye uwo munyeshuri ntabwo namubajije kuko nzi ko abizi byose ntabwo namubwiye wowe wumva ari nk'ibiki umuntu akubajije ikintu wumva ari nk'igiki umuntu rero ufite confidence akubwira uko abyumva not necessarily ko ari byo ariko akwereka ko yagerageje noneho utayifite aravuga ngo yango njyewe ngo ntabwo mbizi ngo ntabwo ngire gute ukabona afite n'ubwoba ukabona afite n'isoni ukabona ni ukuvuga ngo nta confidence afite so n'ikintu cyose ugiye gukora nta confidence mu by'ukuri don't expect much ikindi abantu bameze gutyo bafite icyo kibazo cyo kutamenya identity yabo bagira icyo bita low self esteem niba abantu batizera uzi ko niyo umubwiye utari ko wabikora aravuga ngo yango ntabwo mbyizeye okay jewe mu by'ukuri ikintu narwanye nacyo ni ikintu cya self esteem kumva hariho nagira nkabona birashoboka ariko noneho nabyinjiramo especially nko kuvuga wenda nk'uyu munsi maze kumenyera cyane ariko kera numvaga ntashobora kuvuga kubera iki numvaga ubusanzwe mvuga amagambo make nkavaza ubundi amagambo azava hehe cyangwa nkavuga ariko ubu nimvuga abantu baraza kuba bantekerezaho bati mbega ugasangira kwibaza uko abantu bagutekerezaho kandi uko abantu bagutekerezaho mu by'ukuri ntabwo aricyo cyakabaye kikumotivating ese kuki impamvu dutekereza nkuko urimo kuvuga ngo watekerezaga ko bari bugutekereza kuki utatekerezaga ko bagutekerezaho ibyiza kuki ahubwo mugari tudatekereza ko banagutekerezaho ibyiza kuko njyewe nkuzi twiganye indera uri ngira ngo undushaye imyaka mikeya ariko muzi nk'umukobwa wari umunyabwenge cyane kuki utatekerezaga ngo uvuge ngo baratekereza ko ndi umunyabwenge baratekereza abantu bose bavugaga ngo n'umukobwa witonda w'umunyabwenge witonda mbega ufite indangagaciro kuki utatekerezaga ko that's the point kikwereka ko hari ikibazo nicyo kikwereka nyine ko upbringing yawe iba yaragiye igiye mu bituri niba nabyita gute bituri birazekeje urumva nanone na society twakuriyemo twebwe ntabwo ari ya society ikwencouraging ahubwo muri nature sinzi niba ujye ubibona umuntu aho kugira ngo aza kubwira ibyiza akubwira ibibi wenda hari n'uwo nigeze kubwira ariko kuki umuntu umubwira ibibi akuvuga ngo ngo ibyiza se ko nyine ari byiza tubivuge hiki ariko wibuke ko niba urimo kurera umuntu ugomba kubuildinga iyo ntuza ye iyo self esteem ye kugira ngo ibe positive nanavuga ati ibyo byose wenda bishoboye ariko ibi ndabizi rero twakuze tudafite abantu batuboostinga abantu batwincouraginga abantu kuvuga ngo you can do this you can do that kugira ngo wenda wumve kuko ibyo bintu bishoboye noneho ikitangaje nyine nkanjye for example natangiye ibintu nigeze gutangira kuri social media kuvuga some people baca inyuma barambwira ngo ibintu ukora ngo we don't see ngo bimeze ukuntu twese baba barabitubwiye noneho ukibaza nyine urumva ko the enemy is trying to steal ikintu kikurimo wagerageje gupushinga noneho rero iyo udafite nk'umuntu ugusubizamo imbaraga you give up ariko iyo ufite umuntu ukubwira push gerageza rega bose batangire heza umuntu wese atangirira hasi even a baby ava mu nda nta kintu azi gukora ntaki agatangira akagerageza akagrowing akawalking all those steps rero nawe numenye yuko hari ikintu kikurimo bya bintu bya uzabyovakaminga ariko iyo nyine wakuze bitarimo nyine still birakwafecting ntabwo ushobora kuba successful I'm telling you low self esteem irakubwira iti se where are you going confidence ikabura urumva so ugatangira rero kulosinga interest kandi wenda ibintu akaba ari nabishobora so uvuze ko icyambere mu bintu bishobora kutwereka ko dufite hari ikibazo gihari ni lack of confidence udafite icyizere ubwa kabiri ni ukumva wireba hasi cyane low self esteem nibyo byonyine bibiri cyangwa hari ibindi ariko ibyo nibyo biri main kuko urumva iyo washoboye kuboostinga ntuza self esteem yawe ukumva self worth ukumva uwuriwe ukumva uri umuntu w'agaciro n'aba bandi bose ubona babigezeho uko bibona nawe ukabasha kwibona muri ubwo buryo
kuvuga ariko niba runaka yaragize hariya, why not me? Of course I'm not comparing myself with anybody kuko I'm unique. Ariko byibuze ibona hari abandi bafite aho bageze biguha imbaraga zo gukora nawe ibyo ugomba gukora. Dr. hari ikintu kigeze kumbaho, najyaga nkora njye sindabaho umunebwe. Okay, that's good. Nakuze nkora. Ariko inshuti yanjye imwe buriya kugira inshuti zikubwiza ukuri nabyo ni byiza. Akaba akubwira ibyiza ariko n'ahantu ugomba guhinduka naho akabikubwira mu rukundo. Ngiye kumusura i Uganda arambwira ngo ariko ndatekereza ko ufite ikibazo we yakise poverty mindset. Ufite ibitekerezo by'ubukene sinzi niba ari uko nabyita. Yes. Kubera iyo ngiye icyo gihe ubu kabisa yamfashije gutangira kubikoraho ku buryo birimo kuza. Ariko nashoboraga kuba ndi bugende nka designinga ahantu mu bintu nkora byo guteka, bisaba ko hari igihe nkora amamenu y'amashuri, mfasha abantu mu by'ukuri guhindura ibintu. Ariko nareba amafaranga nasabye compared ku bintu birimo gukora, nkabibona uburyo ngewe agaciro nishizeho mbere yuko n'amafaranga bayanyima mu by'ukuri nakamanuye pe. Niba ari ikintu wakabaye abandi bacyaginga babizi kuko narize mfite ubumenyi mfite ubushobozi, niba abandi bashaka kuba bacyaginga miliyoni imwe ugacyaginga nka 300, urumva difference ko ari nini cyane, sibyo? Arambwira ngo mu gihe utarakora kuri uko kuntu utekereza ko niba baguhamagaye abantu ngo bafashe nuko mu by'ukuri ubimerita. Nago waje nago bakugiriye impuhwe, ibyo uje gukora urabimerita. Barakwizera. Numara nutaba utarahindura uburyo wibona, atari ubwibone nago ari pride, ariko kugira ngo ushireho value uvuge ngo ibi bintu narabyize mbimazemo imyaka ngomba gucaginga what is this worth. Icyambere kikubaho nukuvaho ukabirambirwa kuko urimo gushiramo imbaraga nyinshi ariko benefits nago zirimo kuza neza, atari kubera ko isoko ryanze kuguha amafaranga, ariko ari kubera kuntu wibona mu mutwe wawe haracyarimo ahantu wiborokinze. Hari umuntu ushobora kuba bireba arimo kutureba no akaba afite icyo kibazo cyangwa n'ibindi bizana n'icyo kintu. Ndashaka kugira ngo tuvuge mu buryo buri practical, mu bintu bifatika n'iki nakora cyangwa n'icyo muntu yakora ufite ikibazo mu kuntu yireba kugira ngo ave mu ahantu hamwe agera ahandi. Ubivuze neza, ntuza poverty mindset. Wari wabona urugero iyo wagiye muri supermarket, iyo ugiye kugura ibintu usanga prices zihari kandi you don't even negotiate. Yego. Ariko uzajya kugurira abantu bacuruza hanze, ugatangira kunegotiating. Umuntu arakubwiye amafaranga kandi reka nkubwize ukuri ni nabo bavuga amafaranga make, ni nabo bahendutse, urumva? Ariko ugahita utangira kunegotiating. Hari umuntu yigeze kubwira ariko kuki ujya kunegotiatinga uriya muntu niwe muntu ukeneye amafaranga, ukwiye no kubikora mu buryo bwo supporting ibyo akora. Ariko umusanze muri iyo vulnerability ye akubwiye ikintu waze kugira gute nawe ubwawe uracyafite mindset n'ubundi iri hasi. Urumva muri supermarket you don't negotiate, ariko hanze ugiye kunegotiating. Iyo mindset urumva ari iyihe? Urumva udafite ikibazo. So noneho rero ibyo hoze uvuga iyo tuvuge nk'ubu baragutumiye nyine uravuze uti yewe ibyo byose nishyira hejuru ntago bari buyame reka ngerageze manure. Kandi wibuke ko standard y'ibintu barimo kuguha style nabyo biri hejuru, bashaka ibintu byiza. Kandi ushobora kutabigezaho nutagira gute nudagura ibintu bihagije. So nibyo rero twahoze tuganiraho, ni ukuvuga ngo mu buzima iyo urimo gukura hari ibyo twita conscious na subconscious. Conscious yawe ibyo uyifeeding nyine uyibwira uti no ahangaha ntabwo ari ahawe, ibi ntabwo ari wowe, yari wowe, you know, ibi ni by'aba bantu bameze batya. Ibyo ngibyo biragenda bikajya mu byo bita subconscious. Iyo subconscious niyo equipping, niyo niba ariyo nka drive ibika ibintu byinshi by'igihe nyine bitwara igihe, ku buryo nk'ubu hari ibintu urimo kuviva wabonye uri umwana kandi ukaba utanabyibuka, wowe ukaba utabizi. Ariko noneho tuvuge nk'ubu nigeze gukora accident,
noneho nk'iyo ngiye mu modoka imeze nk'iyo nakoreyemo accident kugira ubwoba ihita inyibutsa iti wibuka ukora accident icyo gihe ngatangira kugira ubwoba ariko kubera ko ubu nabimenye nkita nyibwira ni you know what it was that time nicyo gihe byabaye ariko iki ni ikindi gihe so it cannot be the same urimo urabyumva ni ukuvuga ngo njyewe namenye yuko ndwaye kubera ibyo bintu nyine byanyijiyemo so ngerageza kubikuramo mbiha indi message so noneho rero mu by'ukuri kubera ko uba warakuriye mu buzima nyine bw'ubukene ntabwo wasimbuka ku kanya ngo wibone kuri iriya level tuvuge niba wenda ibyo ukora nyine bavuze guteka niba wenda bo bara expectinga yuko budget yawe wenda miliyoni 5 sibyo ariko kuko wowe mu mutwe wawe hakubwira hati nuvuga ko ari menshi nibyo nibira biruzinga would rather get little money cyangwa se wenda ntunayabone muvuga ukuntu mindset imeze kuko wakuze ibintu byose nyine utabibona ukavuga uti iyi opportunity ngiye kuyibura reka ngerageze manure ariko umuntu wabaye mu bintu byinshi araza akavuga ati I want 10 million na confidence abivuganyiraga bakavuga ngo uyu muntu agomba kuba ibintu abizi cyane that's the point noneho rero kandi umurusha wowe rero ibyo nyine byo mushuti yawe yakubwiye it's very true iyo subconscious yawe ikubwira ko aho hantu utarahagera uko gukira rero ni iki nuko uhora wivuga uburi turacyavuga kuri identity niba koko warakuze bakubwira ko ntacyo uri cyo ntacyo uzageraho like n'ubuzima bukabikwereka this time around changing a mind yawe ukayibwira iti no that was the time I lived in kera byarabaye koko ariko ntabwo nkiri wa wundi namenye uwundi I know my worth njyewe ndi umuntu ufite ubwenge icyambere mfite papers sibyo ikindi maze kugira experience abantu bamaze kunyemera so uko rero ufidinga iyo mind yawe niko nayo igenda changinga so igihe kiragera ukajya kubona ukabona urashiftinze so ariko ntabwo ari ibintu biza ako kanya kabisa yego nicyo kintu rero twigisha abantu iyo subconscious yawe yangiritse ikubwira ibintu biri negative gerageza uyibi Bibiliya ivuga ngo mwiyatureho amagambo meza what does that mean even meditating like urimo urashiftinga ibyari bihari uzana ibishyashya that is meditation ni kimara ubundi like you know a new ufite a new version of you ubu rero urimo uragerageza setting I love the computer buri abantu bakoze computer bakoreye kuri brain uburyo ikora soft copy na hard copy hardware na software so urabyumva nyine bagiye bakoresha imiterere y'umuntu noneho rero niko twe dukora so hari ibintu rero nyine bibamo kugira ngo bivemo nuko ubikuramo ugashyiramo ibindi so that's how even the mind works hari umuntu ushobora kuba yarabigerageje akibwira bikanga ese mu gihe bitarahinduka nta kindi kintu yakora kugira ngo nubwo ataragera ahandi yumva ko akwiriye kuba muri ibyo byumba ariko yipushinge kugira ngo agere aho hantu definitely ibintu byose bigendana na action tuvuge nk'ubu urakora ikiganiro sibyo ibi bintu wari uzi ko uzabishobora ariko uko ugenda ubijyamo niko tuvuge nk'iminsi ya mbere ugitangira wari ufite ubwoba nari mbufite mu ndahara njyaga nkasubiramo nkareba ibintu byose yego ariko uko wabikoraga umunsi kundi uyu munsi nta nubwo ukita kumenya ngo wavuze iki ntabwo nyita ku bintu byinshi cyane niko rero bikora ni ukuvuga ngo uko tuvuge nk'ikintu wumva udashoboye you start small urebera ku bandi uvuga uti ariko ibintu bikorwa gute none ugatangira buhoro buhoro uko ugenda ubikora niko brain yawe nyine igenda yisanisha n'icyo kintu sibyo kugeza kuri level noneho ubikora ibyo tujya twita nibagiye iyo tamu ariko hahandi tuvuge nk'ubu iyo driving ajya mu rugo I don't need to remind myself I'm going home like it is already registered igihe cyose time ngize mu mutwe hari registered ko ngiye mu rugo sibyo n'inzira ihita ibyikora ntago bisa nkaho wenda tuvuge ngiye kujya kureba Fiona ngomba kumubaza ndangira bimeze gutya urumva brain ba conscious ikavuga iti where am I going ariko the more you do this thing
the more it registers. So noneho rero icyo kintu iyo ugikora igihe kinini cyangwa se ukomeza nyine like uko ukora niko ntuza yawe registering ibyo bintu. So it becomes so easy ukabigrowingamo. Tuvuge nk'ubu watangiye ufite ubwoba ariko now you're mastering. Hari n'ibyo rero utaramenya for sure. byinshi. Yego, ariko iby'ingenzi akuri iyi level umeze neza. Hari n'ibyo ugenda umenya uko ugenda ukora content. N'ibindi rero nuko nguko. Iyo umaze kumenya icyo ushaka, umaze gusobanukirwa uriwe, it becomes so easy. Ndabizi wenda ibiri muri urabijyanisha kunyigisha uhora utwigisha uko umuntu ashobora personal growth. Ni gute wakura mu bintu ukora. So icyo nabwira abantu ni ugutinyuka. Ego, niba wamenye yuko icyo kintu gishaka kandi ukabuzi ko gishoboka, tinyuka ugikore. Kwa kundi mind kubwira iti ariko ibi bintu ntabwo ari ibyawe, ibi bintu uraza kubihuriramo n'ibi ngibi, ibi bintu bizakunanira. Don't give up. Ikintu bita consistency. Abantu bose babaye successful bavuga ko consistency ari yabagishijeyo. So rero but it all starts with who you are. Njewe nk'ubwo yenda nk'umuntu urimo guhealinga kuri icyo kintu cyo kwitekerezaho na mindset y'ubukene, mu bintu bimwe ndimo gukora nagiye byatumye ngera mbisomaho cyane, ibintu birimo kumfasha. Icyambere nabanje gukora research, ubushakashatsi, avuga ngo ese abantu bafite zino skills bazi ibi bintu bakora iki kintu bahembwa ngahe? Sibyo? Tuvuge ngo niba ngiye gukora service abantu bakaba bahembwa 200 bafite ubumenyi bungana n'ubwanjye, it doesn't matter. Iyo niyo ndi bukurikire. Mbere najyaga mvuga ngo yenda reka nkorera aba bantu yenda bizagera gute. Iyo myaka nakoze igihe kinini nkorera n'ubuntu, ngeraho ndavuga ngo mu gihe aya mafaranga atabonetse iyo mark ni haye, aho kugira ngo mbikore ndareka kubikora cyangwa mbikorera ubuntu. Hari abantu njya gutekera b'inshuti zanjye cyangwa nk'umuntu nkawe ukamamagara ukambwira ati Fiona afite iki kintu, kubera ko uburyo tuziranye nkaza ngo gutekera ubuntu. Avuga either ndagutekera ubuntu cyangwa unyishura amafaranga akwiriye na capacity nzanye. Yes. Kuko niba narize ikintu nkakora imyaka irenze 8 ngikora, hakabaye hari value ngira. Ariko ibyo byatangiye maze umuntu amaze kubingira gufite ikibazo nyamara. Cyo ni icyambere. Icya kabiri natangiye gukora ibintu biri practical. Kuvuga ngo environment zimwe natekerezaga ko nagomba kujyamo natangiye kuzijyamo. Marriott nta muntu bashobora kwirukana ko yanyweye amazi. Nago musevera ashaka kuvuga ngo usabye ibazi nago gweva gukwiriye kuba urahanga. Kandi hari abantu bataranagera ariko hari abantu bataragera muri Marriott kandi urwo n'urugero rumwe nanze. Ndavuga ngo ngiye gutangira kwishira muri environments. I love practically ngiyeyo. Yo nawe mfite ibihumbi byanje 10. Mvuge ndagera kuri menu ndebe ibintu bijyanye n'aya mafaranga, niba ice cream nyirye kugira ngo mu mutwe wanjye nangire kwimenyereza ko nanjye aho hantu nago hakere nago hari abantu bagenewe aho hantu nanjye ndahagenewe. Sibyo? Icya gatatu ndimo gukora kandi kirimo kumfasha ni ukuvuga ngo ni gute na kwiyongera skills hahandi buri muntu abaza akantu kamugoye. Ejo muri nabibwiye abantu ko one on one biranyoroye kuvuga ariko publicly birangoye. So kubera icyo kintu avuga ngatangira kureba aho ntsindirwa. So hahandi ntsindirwa rero naravuze ngiye kugenda naho mahimbaraga. Kugira ngo ninza kusaba amafaranga nze nka package yose. So ishoremo nk'umuntu. I love that. No, ikintu uvuze kirakomeye. Wenda reka mpere kuri cyurangirijeho cyo gutinya public. Actually ikintu kimwe maze kumenya, ikintu cyinshi utinya actually burya icyo ubushoboye. Icyo wari wagitekerezaho like really? Yes, ntabwo watinyaga kuhagarara imbere y'abantu, ntiwatinyaga kuvuga ubu sibyo urimo gukora. So that is where your power is.
ubu rero icyo kintu cyo gutinya abantu buriya wahamagariwe guhagarara imbere y'abantu, ni nayo mpamvu ukwiye kubishyiramo imbaraga. So what do you do? Ikintu cyose kikubwira kiti you can't do this, actually put energy in that. Yes, umubyeyi that is where you belong. Oh wow. Yes, umubyeyi wanjye wandeze njya mubwira abantu umunsi wanjye niwe ukunda kumbwira ngo yuvuga ngo ntago uzi kuvuga mu ruhame. I don't know what you mean. Kuko speeches zawe nubwo ari nkeya numvishije ziba ziri ku murongo zifite ubwenge. Arambwira ngo niho hari nawe niko yambwiye ngo niho hari umuhamagaro wawe. That's the point. Actually ngewe ikintu njya mbwira abantu hahandi wumva uvuga ngo no iki ntibishoboka, iki ntabwo nagishobora. Actually that's where you belong. Aho niho ukwiye gushyira imbaraga kuko niho umugisha wawe uri. Ubu ahubwo icyo uba ukwiye gukora ni ugushakisha ahantu uvuga muri public ukanaha-creatinga bibaye ngombwa. Yes, because that's where you belong. Abantu bavuga ngo ngewe ngo sinzi kumakinga friendship, ngo ngewe ngo bize gute, buri ibyo bintu, that is where your blessing is. Cya kintu ubona kikunaniza, cya kintu ubona utinya, cya kintu, that is where your blessing is. Yes. Wow. Ibi ni ngewe na Doreen yavuze ibyo yagiye anyura muri challenge, ariko nawe ushobora kuba hari uburyo ubona ukavuga ngo kuko reka nkubwire niba warishiriyeho ceiling sinzi uburyo plafond igera hano. Yes. Buri gihe nuzajya uyigeraho umutwe wawe ukayikoraho izajya umanuka kuko nta handi warenga. So tugomba kugera ahantu mu by'ukuri witekereza nk'uko uri. Yes. Atari uko bakubwiye umwaka ushize. Kuko ngenda babwiye maze guhindura icyo kintu cya poverty mindset. Umushuti wanjye dukwinda mushimira nuko atumva ikinyarwanda. Yarambwiye Fenoje ikintu tugiye gukora kugira ngo ndebe niba uri serious muri iki kintu cyo guhindura no poverty mindset. Tugiye kujya muri mall. Ugiye kugura imyenda ikubereye utarebye kuri tag y'amafaranga. Umugore yangurishije imyenda 5 nateganyije. Arambwira sindi kukwigisha ingeso mbi. Arambwira sinshaka kugira ngo urebe tag. And that's the problem. Nagari ibintu ugomba gukora buri gihe, ariko ugomba kugera hahandi uvuga ngo ndakora. Nkura n'imbaraga pe. Nanjye ngomba kwihemba nk'umuntu. Yes. Wow. That's powerful. Ndi kwizera ko iki kiganiro kiri butangire gutuma wowe utekereza ese nubwo yenda amafaranga atarimo kuza nk'uko ubishaka, aharaho si hari ibintu birimo kukudindiza kubera ukuntu witekereza. Atubwiye ku kintu cyitwa identity, uburyo wireba, agaciro wishiraho. Kuko ibyo nubimenya niho hahandi uzagera ku ntego wishiriyeho, ni hahandi amafaranga azatangira kuza. Ubu ngubu niba udafite amafaranga nshaka, bye bye, ntago turi bukorane. Ariko mbere naravunikaga nkarakara nkavuga uriya muntu uziko nagiye kumukorera kamba 5,000. Ariko impamvu aguha 5,000 nuko wabyemeye. Ariko Fio, as you are talking uziko Bibiliya nivuga ngo the way the person thinks ni kwari nyine like ntabwo you can't go beyond that. Icyo ufite n'icyo ngicyo. So nukuvuga ngo wowe ibyo wa attracting nibyo uribyo. Urumva niba wa attracting uwo uri w'imbere niba bya attracting amafaranga make of course bazakubwira make. Yego. Muri wowe niba bijya attracting amafaranga menshi uzavuga menshi. Kandi niyo abantu barega bakubona uziko n'umuntu akubona akakubona ukuri. Warabizi ibyo nyibyo. Urabona ujya uhura n'umuntu ukajya kubona ukabona afite inferiority complex kandi uri umuntu usa. Rero it is within you. Niba attracting ibintu bikomeye uzabibona. Ariko ni uvuga uti n'ubundi ngewe ubundi sarya kuko kwa runaka harya buriya yagera kuki. Ni ibyo nyine. Yeah. So rero nukuri iyo poverty mindset abantu bafite bayikuremo, bamenye ko bashoboye, bafite imbaraga, ibyo abandi bagizeho n'abandi bashaka kubigeraho. Gusa bamenye abo baribo kandi bamenye n'icyo bashobora gukora bagikore neza. Ndumva
iki kiganiro cyari cyiza cyane. Bamwe muri mwebwe hari ibyumba mudakomangaho kuko mutekereza ko mudashobora kugerayo. Hari ama interview mutsindwa kubera ko mu by'ukuri barebye baravuga ngo uyu muntu yashobora kuba ibyo avuga atabizi kubera ukuntu watitiye. Ariko numara kumenya ko washizemo imbaraga, aho hantu uri urahadizavinga. Ibi ntabwo bireba umuntu wize gusa, birareba na wa muntu umuhinzi, birareba ugurisha boutique. Ahantu uri hose urahamerita, urahakwiriye. Ese wowe urimo kumva urimo kugorwa hehe? Nihe hari hantu wumva ugomba gukora kugira ngo imitekerereze yawe uburyo wibona bihinduke ku buryo n'aya mafaranga turimo kuvuga atangira kuza? Ndashaka kugira ngo tubere muri comment naho butaha.